uvuga ijambo ushingiza Imana utangiraho n'urugero mfashe hanyuma hasi ukaza kurangiza urimo kwinyega. Icyo gihe rero iyo ubonye umuntu ukureberamo mbere ubibona hakiri kare hanyuma ukabikosora mbere. Imana n'umubyeyi utumye mbijyamo kandi nanabwiye ko ntashaka kubijyamo. Nukuri hari abantu babintumye. Hari ijambo rimwe gusa ririmo cyangwa bibiri rituma ibyabanje bipfa. Ntago nibuka ijambo neza ariko harahavuga uwo muhimbyi avuga ngo nujya mu by'Imana ngo nayo izajya mu byawe. Ntago byigeze bitandukanye nabyo. Ikigamijwe rero ntabwo ari ukushaka kuvuga ngo abafana ibiryoshye ibigize ite. Ikigamijwe ni ukunoza umurongo wa liturujia ya kiliziya. Akaba ariyo mpamvu ni no kukebura buriya abahanzi umuhanzi ashobora kubyuka yiyumvishemo inganzo agahita inganzo ye ayishyira ahagaragara. Inshuti bakunze ba Imipro Media, abakunze ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora turabusuje. Kristo Yezu akuzwe. Ubutumwa burakomeje. Ubu ngubu aka kanya turi muri paruwasi ya Ndera mu seminari ntoya n'ubundi ya Ndera. Twasuye Padiri Theophile. Impamvu namusuye hari ibibazo byinshi mwagiye, hari ubutumwa mwampaye bumwe bujyanye n'umuziki, ubundi bujyanye na liturujia. Hari ibintu byinshi tutumva kimwe mu by'umuziki ukwiye kuba muri liturujia n'ubundi yenda wo ku ruhande ariko nawo w'Imana, ndetse n'ibya liturujia ntago tubivugaho rumwe. Niyo mpamvu namusuye kubera ko ibyo nibyo yize kandi nibyo ashinzwe mu nshingano ze ku rwego rwa Arkidiocese ya Kigali. Ashinzwe liturujia n'iby'umuziki. Rero niyo mpamvu namusuye. Reka tumuhe umwanya adusuhuze adukere n'imbere y'Imana ubundi batumikire. Murakoze Imipro kuba waje kudusura muri uru rugo muri iyi seminari yitiriwe Mutagatifu Vincent wa Paulo. Yego. Turabashimiye kandi dushuhuje n'abakunzi bawe n'abagukurikira. Yego. Cyane cyane bafite inyota yo gusobanukirwa n'ibijyanye no kwemera kwabo. Rero dusenga izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amina. Mana mubyeyi wacu turagushimiye neza yawe duhora iruhande kandi turakwiyeretse muri aka kanya kugira ngo roho atumanukireho kandi agiye kuvuga ibiberanye no gushaka kwawe ndetse no kubaka ukwemera kw'abana bawe, maze uko bwije uko bukeye turusheho gutera agatangwe tukugane twishimye kandi nawe utwishimiye. Turabisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Amen. Padi, ikibazo cya mbere bantumye, ubundi liturujia ni iki? Hari igihe bajya bavuga ngo liturujia ya misa, ngo liturujia ngo yo gutanga isakaramento runaka, yo gushyingura. Liturujia ni iki? Ziba mwamoko angahe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Numara kukinsubiza ndakubaza ikindi, ndagenda ku murongo. Icyo kibazo ni kirekire cyane kandi Kigali. Liturujia ni ijambo ryunze ry'ikigereki ririmo amagambo abiri y'ingenzi. Ni ukuvuga igikorwa, ariko igikorwa cy'imbaga, ariko icyo gikorwa cy'imbaga kikaba kigamije guhesha Imana ikuzo ndetse no gutagatifuza imbaga yose y'Imana. Mu magambo make kandi avunaguye cyane nibyo twabivuga. Icyo gikorwa rero kiri mu nzego zitandukanye. Hari misa, hari amasakaramentu, hari ibisa n'amasakaramentu n'ibindi. Apfa kuba ari igikorwa cyahujwe n'imbaga, gikozwe n'imbaga, gikorewe imbaga hagamijwe guha Imana icyubahiro kandi no gutagatifuza iyo mbaga nyine. Ubwo aho nahita nkubaza, Imana bayicyubahiro gute, imbaga itagatifuzwa ite? Kuko nabyo abantu bashobora kutabivugaho rumwe.
mu mibereho y'abantu bemera dufite uburyo bwo kubana ku buryo bubiri bw'ingenzi buhatse iyindi yose. Hari uburyo bwo kubana n'Imana, relation horizontale, hakaba n'uburyo bwo kubana hagati y'abana b'Imana, relation horizontale. Ubwo rero Imana mu kuyiha icyubahiro cyangwa se reka nkoresha ijambo wenda ryoroshye kumva, kuyirata, kuyishima, ni ukuyigaragariza yuko wowe uriho hano ku isi ubeyeho kubera yo, hanyuma nayo igakurizaho kugira ngo nubwo atari ngombwa yuko wowe uba wabanje kugira icyo ukora, kuko Imana ntabwo ihabwa ruswa, noneho ibyo bikorwa byacu ikabigendera kugira ngo itagatifuze, cyangwa se tugahera no ku byayo hanyuma nawe ikadutagatifurizamo. Wenda dufashe nk'urugero kugira ngo wenda byumvikane neza, umuntu azi neza yuko atari we wiremye, azi neza ko yaremwe n'Imana, cyangwa se akaba afite ikindi kinyabubasha akeka yuko cyangwa se yemera yuko ari cyo cyamuhaye ubwo buzima. Iyo ufite icyo gitinyiro rero, hari ibikorwa ukora bigaragaza igitinyiro n'icyubahiro ufitiye icyo kiremwa twege tuvuga ko ari Imana, hanyuma ibyo bikorwa akaba ari byo bigenda bikavamo imbaraga zitagatifuza, kandi bigatuma n'umuntu yumva yuko hari aho ahagaze adahagaze mu kirere. Nuko nakubwira. Yego, iyo ni ya relation verticale. Hanyuma hagati yacu natwe, kubera ko dufite Imana dutinya, dufite amabwiriza iduha atuma turushaho kuba abana b'Imana, atuma turushaho kuba ibiremwa byisunze iyo Mana, hanyuma bigatuma umubano wacu nawo ugenda urushaho kuba nta makemwa, wanakomereka hakagira uburyo bwo kuwomora, buba bwaragennye nyine n'iyo Mana ntagatifu kandi utagatifuza. Ubwo tugarutse inyuma gato ibyo ndabyumvise, ubwo liturujia zibamwe amoko angahe, amazina yazo izishoboka? Ntabwo wavuga ngo hari amoko runaka. Liturujia ni imwe kandi uretse ko habamo ibikorwa binyuranye byayo. Harimo liturujia ya misa, harimo liturujia y'amasakaramentu, harimo liturujia y'ibisa n'amasakaramentu. Ubisa n'amasakaramentu ni ibikorwa cyangwa se urugero twatanga nk'imigisha inyuranye, ni ibisa n'amasakaramentu. Imihango yo guhamba cyangwa se gushyingura ni ibisa n'amasakaramentu. Hanyuma amasakaramentu nari yarindwi uko tuyazi, buri sakaramentu rifite uburyo rihimbazwa uko byagenwe nuko byashyizweho. Ibyo byose rero biri mu ijambo rimwe ryitwa liturujia, mu muryango umwe, ariko ukagiramo ibikorwa binyuranye cyangwa se amashami anyuranye, ariko agamisha igikorwa kimwe gusa. Hari gusingiza Imana cyangwa se kuyihera icyubahiro cyayo n'ikuzo ryayo, hanyuma byose ibyo bikorwa bikaba bigamije gutagatifuza wa mubano hagati y'abemera, hagati y'abana b'Imana. Ndi kubyumva, no kuvuga batisimu, Eucharistia, gukomezwa, ubwo yo n'amasakaramentu afite uko buri wese ufite liturujia yawo, kandi icyo kigamijwe no gusingiza Imana no gutagatifuza imbaga cyane rwose. Ndabyumvise. None reka tube aho twatangiriye gato, yenda hari ikindi ndaza kubaza mu kanya. Iyo umuziki gatolika bivuga iki? Kuki bavuga umuziki gatolika bivuga iki? Utandukaniye n'indi miziki? Muzika umuntu ushobora kubishyiramo amashami atatu. Hari umuzika wa gikirisitu, izo ni indirimbo za gikirisitu, indirimbo zivuga imibanire y'Imana n'abantu ku buryo busanzwe. Hakaba muzike twakwita ntagatifu. Iyo muzika akaba ari umuzika ugamije gukoreshwa cyane cyane mu bikorwa bya liturujia.
hanyuma hakaba na muzika yo mu buzima busanzwe, indirimbo zivuga ibyiza by'isi cyangwa se indirimbo zirata ukwemera ariko zidafite zitagamije kujyanwa mu bikorwa bya liturujia, kujyana muri bya bikorwa nakubwiraga hejuru. Byose izo ndirimbo zose cyangwa se uwo muzika wose icyo uvuga ni Imana, ariko uburyo bwo kuzikoresha nibwo buziha ubwigenge bwazo cyangwa se amashami yazo. Muzika cyangwa se indirimbo igamije guhamya uko ngewe mbana n'Imana yanjye, hakaba indirimbo ijyana gukoreshwa muri liturujia, no kuvuga muri liturujia y'amasakaramentu, muri liturujia y'igitambo cy'Ukaristiya, muri liturujia se ijyanye n'ibyo nababwiye bisa n'amasakaramentu. Hakaba n'indirimbo zigamije kwamamaza ukwemera umubano wanjye n'Imana, umubano wanjye na bagenzi banjye. Ibyo byose ariko icyita rusange kikaba kivuga ari uko zivuga ku Mana. Yego, ako zikakoreshwa muri context zitandukanye. Ibyo ndabyumvise. Ubwo naringiye kukubaza ngo iyo muzika gatolika cyangwa gutyo ihurira hene liturujia, ariko igisubizo gihise kiboneka. Nahita njya ku kindi nyine mwebwe muri yenda nk'abantu babishinzwe mu rwego rw'ubuyobozi, mu bihe byashize hagaragaye ko hari indirimbo mwari mwavuze ko zifite ibibazo, harimo na za Gloria n'izindi ku giti cyazo. Hari nk'indirimbo bita Imana ni umubyeyi, mwari mwarigeze muvuga ko ngo ipfuye, abariko abantu ntabwo bapfuye, abantu babashije gusobanukirwa. Ubwo tugerageje kuyihuza n'ibyo umaze kudusobanura bya liturujia, ubwo ikosa ryari ririmo nirihe kugira ngo nabanyiraryo barimenye, kuko bo ntabwo babyumvise neza, byatumye n'abantu n'abafana babo ngabo nabo barakara cyane, bavuga ati padiri yadutukiye indirimbo kandi tuyikunda. Ubwo wenda icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, muri Gloria harimo Gloria ya Bicamumpaka Thomas na Niyonzima Oreste, hashobora kuba hari n'abandi. Ubwo nabwo mwatubwira amakosa, ubwo ngemba ndi kuvugira abantumye kuko hari abantu batabashije gusobanukirwa amakosa yararimo. Niba se hari n'amakosa yararimo, bizakomeza kuguma gutyo, hazakurikiraho ikiyenda. Abantu bagutumye ujye wagira bakurikire ibigenda bitangaza cyangwa se n'ibivugwa kuko byarasobanuye bihagije, kandi uretse wenda kwirengagiza ibisobanuro byatanzwe n'abo waganiriye nabo byarumvikanye, kereka ari ugushaka kudakomeza kumva. Hanyuma ikindi, ubu nta mpaka dukwiye gukomeza no kubijyaho, rwose cyarakemutse burunduye, kuko abepiskopi baduhaye umurongo, kandi uwo murongo ntago wigeze unyuranya n'ibyo abo waganiriye nabo bakubwiye, cyangwa se n'ibyo uvuga ko nabo naravuze, ntago byigeze bitandukanye nabyo. Ikigamijwe rero ntabwo ari ugushaka kuvuga ngo abafana ibiryoshye ibigize ite. Ikigamijwe ni ukunoza umurongo wa liturujia ya Kiliziya. Akaba ariyo mpamvu ni no gukebura buriya abahanzi. Umuhanzi ashobora kubyuka yiyumvishemo inganzo, agahita inganzo ye ayishyira ahagaragara, ariko buriya ntanagaragaze niba iyo ndirimbo igamije gukoreshwa mu bikorwa bya liturujia cyangwa se ari indirimbo igamije guhamya ukwemera. Twebwe tubyakira, ntabwo tuba tuzi impamvu y'iyo ndirimbo. Twebwe turumva, tukumva iririmbitse neza, tukumva yabyinitse neza, tukumva amajwi ari meza, aragize neza, tukayakira tukayikoresha aho dushatse. Ariko mu by'ukuri umuhanzi niba nawe abaza impamvu yahembye iyo ndirimbo,
yagombye kuduha katwandikira ku rupapuro rwe ati indirimbo igamije gukoreshwa mu bikorwa bya liturujia igice iki n'iki, wasanga batari nta mpamvu zavuka. Twebwe rero nk'abakristu iyo tubonye indirimbo tukabona ivugitse neza tukabona ibyinitse neza, ntago tujya kwibaza ngo ese uyu muhanzi yashatse kuvuga iki n'ibiki byose. Hanyuma ikindi nuko rimwe na rimwe umuhanzi yatasuzumye neza iyo ndirimbo ishobora kugira amagambo meza, ariko hakaba harimo rimwe cyangwa se abiri ashobora kuba ahabanye n'ukuri ku nyigisho za kiliziya. Icyo gihe rero tubagira inama cyangwa se tukabasaba yuko ni nako byagombye kugenda, buryo nta ndirimbo ikwiye kujya hanze itabanje kunyura nko mu biganza by'abantu niyo baba ari abahanzi bagenzi b'uwo muhanzi, kugira ngo bamurebere, kuko hari ibintu byinshi ashobora kugira gutya agahusha kubera kwihuta no kuba atawe igihe cyo kubyitaho, cyangwa se ari uko abyumva, hari imivugire y'ikinyarwanda, guhuza umuziki n'amagambo y'ikinyarwanda, rimwe na rimwe ukaba wasanga hari aho yihuta kandi byagombye kugenda gahoro, cyangwa se akagenda gahoro kandi byagombye kwihuta, uburyo bw'amasaku, uburyo bw'ubutinde. Ibyo byose rero ibishinzwe ikorera, kuko nabo barabibajije. Hari n'undi muntu ugeze avuga ngo se izo ndirimbo ngo ko bari kuzihagarika ngo ubundi zinjiye bari he, kuki zimaze igihe zikoreshwa none zimaze gufata bagiye bazisohora. Ntabwo nshaka kujya muri polemique byavuzwe mu biganiro byawe, ntabwo mbishaka. Icyo nshaka kukubwira ni ukubwira uko byagombye kugenda, naho uko bigenda ni amabanga y'Imana n'abantu bakora ibyo ngibyo. Ubundi indirimbo ukeka ko wowe muhanzi igamije gukoreshwa muri liturujia ya Kiliziya Gatolika, muri komisiyo ya liturujia habamo urwego rugamije kujonjora, nubwo izo nzego zitari zakomera, ariko mu gihe zitari zakomera hari ababa barohereje hafi yawe. Abohereje hafi yawe ni abasaserodoti bari muri paruwasi yawe, kandi iyo ndirimbo ifite ahantu igomba gusohokera byanze bikunze ni muri korari muri paruwasi runaka. Mbere y'uko uyisohora gerageza uce bugufi, nibura ntabwo abasaserodoti bafite ubushobozi wenda bwo kujya mu muziki, ariko nibura amagambo yayo bashaka kubwira ati iri jambo hari aho ritarimo guhura n'ariye, iri jambo ubishyize muri context general, mu buryo igitekerezo cy'indirimbo cyangwa se cyawe kimeze, iri jambo ririmo gusenya ibyabanjirije, cyangwa se iri jambo ririmo gusenya ibikurikira. Bityo rero akaba yakugira inama akagufasha uburyo bwo kunoza cyane cyane amagambo y'ikinyarwanda wakoreshejemo. Hari aho ushobora guhera ukavuga ijambo ushingiza Imana, utangiraho n'urugero mfashe, hanyuma hasi ukaza kurangiza urimo kwinyega. Icyo gihe rero iyo ubonye umuntu ukureberamo mbere ubibona hakiri kare, hanyuma ukabikosora mbere. Kuba zarinjiye gutyo wenda harabaye imbaraga nkeya mu kuzisuzuma, cyangwa se n'abahanzi bagira uwo muco wo kubanza kuzisuzumisha, nta muntu n'umwe watera ibuye. Ariko mu gihe iyo bigaragaye bakabikubwira, ibyiza nta mpamvu yo kujya impaka. Suzuma, ubisuzumishe, ubikosore, biryohe, bikomeze bikuryohere kandi biryohere n'abandi. Uwo ni wo muti ukwiye. Mu gihe ikintu cyabonetse wijya impaka, emera gukosorwa kandi wemere gukosora, hanyuma ibintu byawe birushaho kugenda neza. Ukomoje ku ndirimbo z'ibisango bya misa zimwe na zimwe twagiye gutangaho ingero, nibyo zirahari nyinshi, bigaragara yuko amagambo yazo adahuje n'ayo Kiliziya yagennye. Wenda habaye intege nkeya kugira ngo uko gusora navugaga zisohoka zitabanje kunyura mu biganza biziha uburenganzira, kubera ko uwo muco wenda warateshutse,
ariko ubu niko byagombye kugenda. Rero hari ababibwiwe batangiye kugenda banakosora izo bari barahimbye, abandi wenda ntibari babyumva neza, ariko ikigamijwe ntabwo ari ugushaka guhangana cyangwa se guca intege, cyangwa se ikigamije ni ukwerekana, kwibutsa umurongo w'indirimbo zigamije gukoreshwa mu bikorwa bya liturujia uko zigomba kuba zimeze, by'umwihariko indirimbo z'ibisangwe bya misa zo nta n'impamvu yo kwirirwa umuntu abijyaho impaka, uko kiliziya barabigenye ni uko nguko, ahubwo ujya muri uwo murongo kandi ukagerageza kubitunganya ku buryo bukwiye, hanyuma nawe bikagufasha, bigafasha imbaga y'Imana, hanyuma tukitagatifuza kandi ikadutagatifuza. Ndavuga Imana. Padi nibyo ndi kubyumva. Gutorotse kuri Gloria gato no kundanga kwemera, hari iyo nabonye mwakosoye mw'amagambo muranayikora muri studio. Hari abantu bamwe ngo nzakubaze kuki mutaretse ngo abakora kurumva abantu baba bamenyereye uburyo yenda melody yagendaga kuza babwira indi melody bikaba bigoye, kuki mutaretse ngo bahimbwe izishyashya bari z'abantu biga yenda bari zuzayaziko abantu ugende bambwirire ibikurikira. Yego, inkuru zaratanzwe ku buryo buhagije, ariko nta n'umwe wigeze ashaka kugaragaza ubushake bwo gutunganya uko kiliziya yabigennye. Mu gihe dutegereje yuko abantu bakanguka bakumva ko n'ibyo bintu ari ngombwa, twifuje kandi tugaragaza ubushake bwo kugira ngo dufate ibyari bisanzweho, hanyuma tugerageze kubishyiramo amagambo yagenwe, kuko bishobora gufatika vuba. Hanyuma icyo gihe nikigera bizatuma n'abahanzi bacu bagerageza gukanguka bakamenya yuko noneho badushakire ibihuje kandi bifatika vuba. Hari n'abavugaga bati rwose ntago byari kugenda gutya, ahubwo izo ndirimbo niba tubonye inenge twazishyingura, kuko mu gihe umuhanzi atakiriho wenda ni uburyo bwaba ari uburyo bwo gutesha agaciro igihangano cye. Ariko uburyo bwa komisiyo twasanze gushyingura nibyo, ariko ni ikintu cyihutirwa kugira ngo imbaga y'Imana ishobore kurushaho kunoza ibintu no kubikora ku buryo kiliziya yagennye. Mu gihe rero dutegereje, cyangwa se mu gihe twari dutegereje yuko abahanzi babikangukira, kugira ngo imbaga y'Imana idakomeza kugendera mu buryo budahuje n'amagambo yagenwe kuri iki gihe, hafashwe umuzika cyangwa se ururimbo rwari ruriho rugenda rushyirwa mu magambo ahuye n'igihe tugezemo, kugira ngo abakristu bahite babifata ku buryo bworoshye. Bivuze yuko rero igihe tuzagenda turushaho kubona ibihangano bishya kuri urwo rwego, izo nazo zajya zigenda zigana mu bushyinguro. Ndabyumvise. Ubwo nizere ko abantu bazabyumva neza, kuko nanjye mu twanjye hagiyemo ordre, nanjye numvaga ntabyumva neza, ubwo ndabyumvise. None ari imbere yuko yenda ngana ku musozo, indirimbo Imana n'umubyeyi barantumye ngo barize amakosa arimo, kuko ngo hari abantu bayikunda. Indirimbo Imana n'umubyeyi utumye mbijyamo, kandi nanaguye ko ntashaka kubijyamo. Ni ukuri hari abantu babintumye. Hari ijambo rimwe gusa ririmo cyangwa abiri rituma ibyabanje bipfa. Ntago nibuka ijambo neza, ariko harahavuga uwo muhimbyi avuga ngo nujya mu by'Imana ngo nayo izajya mu byawe. Iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Yo rero iryo jambo muri teolojiya bivuze nkaho urimo gutegeka Imana, donc nutagira icyo ukora Imana nta kizakumarira. Imana ni umubyeyi nyine, nkuko intuza nyikiriza bivuga. Uwo mubyeyi rero ntago atagomba gutegereza ko hari icyo wagombye gukora kugira ngo wowe mwana ugire
umugirireho umugisha. Oya, umugisha w'umubyeyi bugihora ku mwana wawo. Ntabwo ugomba gutegereza witware neza ngo umubyeyi aguhe umugisha. Ntago niwiyanduza uzavuga ngo mwana wanjye nubwo wiyanduje ndakujugunye. Yihutira kugukarabya kugira ngo ukomeze ugendere mu muga. Niryo jambo ririmo ryonyine ubona rishobora gutuma umuntu akeka yuko kugira ngo ubone ingabire z'Imana cyangwa se ubone ubuvunyi bw'Imana, ubone urukundo rwayo, byanze bikunze ngo hari icyo ugomba kuba wakoze, ngo hari kondisiyo. Ako kantu niko karimo gatuma bikocamaho gatoya, ariko ubundi indirimbo ubwayo ako kantu gakoshotse ntacyo gatwaye. Indirimbo ntacyo itwaye, uretse ko abantu bageze muri liturujia kandi umuhanzi wabyo nkeka katigeze agaragaza yuko iyo ndirimbo yakorwa muri liturujia. Gusa umuryango w'Imana ufite ko wakira ibintu. Iyo wakiriye ibintu rero abawuri hafi nibo bagerageza kuwukebura kugira ngo hatagira ikintu kijyamo gishobora kwangiza kwemera kwawo. Badi gutyo ndishimye cyane. Noneho tugana ku musozo, nyuma hirya y'ibyo bibazo nari nkubajije, ni bihe bindi bibazo nk'umuntu uhagarariye liturujia ubona bibangamiye liturujia ku imigendekere yayo neza ndetse na muzika, na twabwira abadukurikiye kugira ngo donc wantuma nkuko nanjye bari bantumye ngiye nanjye nk'ubutumwa ibibazo ibyo ubona twakosora andi makosa nyuma y'ibyo yenda bigeze hagati nabyo bikosoka zirandirimbo n'ibindi. Icyo kibazo majije kirakomeye kandi gisaba inyigo. Nago napfa kugisubiza nonaha uko byifuza. Yego. Gusa icyo nakubwira nuko abantu bagenda bumva gahoro gahoro kandi bagenda basobanukirwa. Hari abahanzi batangiye gukosora indirimbo zabo kandi wenda mbere batarabyumvaga neza. Nshimira abepiskopi kuko buriya kariya gatabo kiriya gitabo duhimbaza misa uko bikwiye, amabwiriza y'abepiskopi gatolika mu Rwanda bibutsa cyangwa se bibutsa mu mihimbarize iboneye igitambo cya misa, buriya karafashije n'uwo katari kashobora kugera kuri benshi ngo bakumve, ariko aho batangiye kukigaho ibintu bigenda bisobanuka gahoro gahoro. Hari ingingo zigenda zisobanuka, ibyari bisobanye bigasobanuka ku buryo impaka nyinshi zagabanutse, uretse abantu wenda bagifite muri bo akantu ko gufunga umutwe. Ariko abo ngabo ni bake cyane rwose, ku buryo hari icyizere cy'uko uko ibintu bigenda, uko iminsi igenda isimburana, ibintu bizagenda bijya mu buryo ndabyizeye. Kandi ubufatanye buri hagati y'abakristo n'abasaserdoti ntabwo buzatuma ibyo bintu bidasobanuka. Liturujia ikarushaho kunoga, abantu bigakorwa uko byagenwe, uko kiliziya yabigennye. Hanyuma mu gihe hari udushya dushatse kuzamo, icyo gihe inama y'abepiskopi niyo itugena, cyangwa se umwepiskopi muri diocese ye akaba ari we utwemeza. Udushya muri liturujia yego tubamo byo nyandiko za kuri liturujia zikunze kwita adaptation, ariko za adaptation ntabwo zikorwa n'umuntu ku giti cye. Aho zibonetse bakabona hari icyo zifasha kurushaho, cyane cyane bijyanye no guhuza umuco n'imihimbarize ndetse n'ivanjiri. Buriya umuntu ubyemeza wa nyuma n'umwepiskopi muri diocese ye, hanyuma byaba ari ibintu bishaka kujya mu nama mu rwego rw'akarere cyangwa se rw'igihugu, n'abepiskopi mu karere cyangwa se mu rwego rw'igihugu bikabyemeza. Hanyuma babona kandi nabo mu kubyemeza, iyo bamaze kubyemeza gutyo bagomba kuberwa uburenganzira n'ubuyobozi bukuru bwa kiliziya bufite icyicaro i Roma. Padi, turagushimiye cyane, umurikiye utanze umuganda mu kumurikira ubwenge bwacu no kwemera kwacu. Ariko nakubajije ibibazo byinshi, ubwo ntari kukubangamira wagira nk'akajambo ugenera abakristo bawe, intama zawe muri rusange, tunasoza umugisha dusoza. Buriya uyu munsi ni kuri Ascension, nta kindi nabwira abakirisitu muri rusange nuko ibyo dukora byose muri liturujia ntagatifu ni ibigamije kudufungurira amarembo y'ijuru. Bityo rero nabwira buri mukristo wese nti Ascension ihora kwibutsa yuko intego yawe
ari ukwinjira mu bwami bw'ijuru. Nandagushimiye kandi kugusurwa gutunguranye wankoreye, ariko atari ukube kugira ngo imbaga y'Imana irusheho kubona ibikwiranye n'ibyo ukeneye. Nawe nkwifurije n'umuryango wawe ari uwo mu rugo ndetse n'uyu mugari w'iki kinyamakuru cyawe, bifurije sansiyo nziza kandi Imana ibaha umugisha, inabakomeje, muyikomereho kuko nayo ibakomeyeho.